no nisangaga mfite inda ku buryo akenshi na kenshi nahuraga n'abantu ndetse na bamwe mu muryango nashatsemo bakambwira ngo ese ngo nubu uratwite ngo wongeye gutwara inda gusa abo bantu uzabashorayo. Hari umuntu wabimbwiye umwe mu muryango n'uyu munsi yaba ahari hari hose azabyumva. Twarahuye ndi mu isoko nari ndimo ndi kurizunguruka ngira ngo ndebe ko mbona udutoryi twaguye hasi n'udushyimbo n'utugori. Ni amateka birazwi. Noneho duhura ngewe mfite inda igeze mu gihe cy'amezi 7 ariko nari nariwe n'inzara nenda gupfa. Harambwira ngo se ngo nubundi uratwite gusa abo bana uzabashora. Bahanuza abantu birirwa basenga bahanura bafite yerekwa ahari bari buza kwereka ubuzima ndimo ariko nta muntu wigeze ubona ibyanjye. Ariko icyo gihe Rachel ntabwo atekerezaga kujya iwanyu kwivuko ngo babwire ubuzima uhagazemo cyane ko niba ari ugifite n'ababyeyi ko bari kukugirira impuhwe. Nari mfite papa na mama, mfite basaza banjye 5 tuvukana bangwa mu mugongo, nari mfite barumuna banjye 3 ariko ukuri k'umugenzi namaze kugera mu kintu cyitwa ubukene bukabije. N'undi wese wageraga iwanyu ndiyongeye kuhagera. Nukuba ngo na bene mama mana Imana irabizi na bene mama ntibongeye kugera iwanjye. Ibya bindi bavuga ngo yo yakinze nta ukingura. Ndiyo yakize nta ukingura. Yari yakinze. Yari yakinze. Nukuvuga ngo ahubwo nari mfite nabasaza banjye iyo aho banyuraga hose bagendaga bavuga ngo mushiki wanjye ngo yahuye n'ubukene ngo afite abana bariga ngo abana bose ngo ninjye ujye ubarihira. Ariko ukuri ko mu ijuru ndahanga nta muntu wo mu muryango wanjye mvukamo wigeze umpereza n'amafaranga 50 yo kugura ikayi. Darananshukaga bakambwira ati ibyo byose wihangane ejo tuzaza tugukemura ikibazo. Ariko namagingo n'uyu munsi wa none nta muntu ndongera kubona mu rugo rwanjye. Barandetse ba muri ubwo buzima mama wanjye nabaye mu ubwo buzima budasanzwe. Imana yari yakinze. Yari yakinze. Imana yari yakinze. Nukuvuga ngo rero uyu mu kigeragezo nta bwisobanuro abo muvukana akeshi na keshi bashobora kukuvaho n'inshuti mwagendanaga zikuvamo kuko buri kugenda. Icyo gihe nitwaga Rutumivu najyaga ntambuka mfite umwana muhetse nibuka igihe kimwe nari nabyaye umwana undi abandi bana 2 bararwara bararemba bakundaga kurwara indwara yo kugira umuriro mwinshi cyane ndetse rimwe na rimwe bakagagara. Ariko noneho nkabura n'umwenda wo kuborosa no kuryama twaryamaga ku musambi n'abana bakaryama ku musambi. Bararaga muri saro nibuka ko icyo gihe bararaga muri saro kandi akazu kanjye kari gato cyane. Noneho bakarwara bakaremba bajya kwituma bakanya amazi gusa. Noneho no kuryama nkabura icyo mborosa no kurya nkabura icyo mbagaburira no kunywa nkabura icyo mbaha. Nibuka igihe kinini cyane nagiye guhumba ifu mu mashini z'ahantu hitwa ku Muganza kurya 4 ndinda ninginga abatekinisiye ngo banyemere kujya mpumba ko kafu katumukiye kumba. Barambwira ngo nimbashekira amafaranga 50 tayo nari kubona 50 naragiye kugira ngo nyabone. Nagiye gutoragura dodo mu ntoki z'abandi mpereza abana bajya kuzigurisha y'amafaranga nyabonye nyashyira wa mutekinisiye. Noneho ngenda mpumba iyo fu yagiyigwa hirya no hino ku mpande ngeze muhira ndi gusonga ubugari bwuzura isafuriya. Bumaze kuzura isafuriya mbona biranse ariko mfa kubucubura ku gasani ka plastike nari mfite nako abana bari baragapfundikije isafuriya karahiye ku mpande no ku mpande karahiye ariko ngashyiraho. Nibuka igihe kinini najyaga mbunga ahantu ndi gushaka amajonjoro y'inkono mu ngo za Kinyarwanda ngo ndebe ko nabona aho nshyira gasosi abana banywe. Isosi se nari nyifite yari isosi y'imbogeri dodo yisa n'umukara nta tomate nta tunguru. Nukuvuga ngo ibiba by'amatunguru nabitoraguraga mu isoko. Abaturage barabizi iyo numvaga nkeneye kurya itomati nabwiraga abana nkabashumura mu kiburara ahantu basaruye itomati bagatoragura udutomati twumye kaza ngahondaguriramo cyangwa nkajya gutoragura igiponde aho bakijugunya inyuma y'amangazini. Ubwo buzima rero ubwo bugari bugatema ngewe nawushyira mu kanwa nawutamira bugafata mu gisenge cy'akano cyangwa bukagundira hasi ku rurimi. Nabona bincanze nkabihisha abana
nkabereka ko njyewe nta kibazo bifite, nkajya bavuga ngo nibakoze bakata akagari gato bajye bayorana na dodo bamire vuba vuba. Ariko njyewe mu buzima bwanjye nifuzaga ko nibura nibamira na kabiri bita ko mbahereza amazi nabaga nayateguye, nkabaga ati buri mwana rimwe igikombe cyuzuye bakinywaga ku ngufu kugira ngo basinzire. Umva bwari ubuzima bugoye, ariko nabikoze bucece ku buryo ku musozi wanjye ntuyeho n'uwo nari ntuyeho naho nasengeraga bohe babonaga ko ubukene bwanyisha, ariko babonye amaboko yacu n'amaguru byakanyaraye ari amagari imyate gusa, narananutse ku buryo izosi ryanjye warikiragamo amazi akaba yanyirirwaho umunsi wose atarameneka. Bwari ubuzima budasanzwe. Umutware we narareba nkavuga se ubu ngubu ndabigenzana nakandi kazi yarazi karakubufundi, namubwira ati naze tujye kudeya tujye mu gishanga, akambwira ngo akazi umuzungu yamwigishije sako kujya kwirirwa deyi. Yahagaze aho ngaho mu ntebe nange nsenga Imana, nirirwaga mu gihuru ngasenga nambaye gutyo nanariye nabi nanaburaye. Ese ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari igihe waburibwa n'inzara ukajya ku musozi ukavuza induru. Ariko Rasheli hagati aho ubwo myaka wavuze ko byari mu myaka 5 ubwo buzima, hagati aho muri iyo myaka 5 wabyaraga abandi bana? Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze muntu w'Imana, iyo washonje nigituma utabyara kandi ubyara utabishaka. Ni ukuvuga ngo waba wariye urabyara waba utariye urabyara, ibiryo byaba biriho Imana yarakugeneye urubyaro ntibiva mu bufindo cyangwa ngo bive ngo nuko wariye. No nisangaga mfite inda ku buryo akenshi na kenshi nahuraga n'abantu ndetse na bamwe mu muryango nashatsemo bakambwira ngo ese ngo nubu uratwite ngo wongeye gutwara inda, gusa abo bantu uzabashorayo. Hari umuntu wabimbwiye umwe mu muryango, n'uyu munsi yaba ahari hari hose azabyumva. Twarahuye ndi mu isoko nari ndimo ndi kurizunguruka ngira ngo ndebe ko mbona udutoryi twaguye hasi n'udushyimbo n'utugori, ni amateka birazwi. Noneho duhura ngewe mfite india igeze mu gihe cy'amezi 7, ariko nari nariwe n'inzara nenda gupfa. Harambwira ngo se ngo nubundi uratwite, ngo sabo bana uzabashoraye. Ngewe naraturitse ndarira kuko wari ubimbwiye we yari umuntu Imana yahaye kudufaranga, kandi icyo gihe nibuka ko yakoraga muri ACCR, yari afite n'ubushobozi bwo kuba yareba ahantu ambinira akareba ko hari ikintu cyandengera. Nibuka ko icyo gihe hari ibishyimbo byitwa garantiye n'amashaza ayagenda ameze nk'asataguye, kandi yari afite ubushobozi bwo kugenda agaterura za ruwiri. Ngewe icyo bita ubuto yarabifataga akabiha abandi, ariko ntacyo kundengera nari mfite muri icyo gihe. Kandi twibuka yuko y'Imana yakinze nkatwe abakristo nta muntu ukingura, bivuga ngo ntiyanabimenyaga ntiyanakurebaga, nta nubwo yaranyitayeho. Ko nibuka igihe kimwe yarambwiye ngo ntazagira umuntu uza kumuregesaho amaboko ngo cyangwa ngo abo bana mubyara muzababyare muzi icyo muzabakoresha, ntazagira umuntu uzamurarikaho amaboko. Icyo gihe yarabimbwiye mbita ko mfata icyemezo. Ndavuga ati igitumye abimbwiye ugafite impamvu. Nibuka ko icyo gihe yabimbwiye mvuye gusengera mu butayu bwitwa Rugari, naniriwemo mbaza Imana igituma yanteje ubukene, ariko Imana irambwira ngo humura nzakugirira neza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hahirwa umuntu uri hano rero wicaye aha ngaha, ngubwire rero nawe uri hano waba ufite icyo kuvuga. Agiye waba warahuye n'ibibazo ugahura n'ibigeragezo by'uburyo butandukanye nk'ibyo nange nagiye mpura nabyo. Wibaza umuntu w'umubyeyi nkanyu umwana gutya wubatse urugo, ufite umutwaro, ufite umuryango wagutse, kuba umuntu yakubwira ngo yagiye mu isoko gutoragura y'icyo kurya ni ibintu bigoye. Kuba umuntu yakubwira ngo wagiye kujya guhumba wirukanka imisozi ushakisha udukimbo twasigaye inyuma mu mirima y'abandi, ushakisha uburyo wabona akagoro urya, kandi nawe ufite uburyo wagakoze ibyawe, ni ibintu bigoye kubyumva, ni ibintu bitakumvikana neza. Ariko mu kigeragezo nta bwisobanuro. Nahuye n'inzara mfite amasambu, narahingaga ngakoresha iyo bwabaye. Ku musozi nduyo barabizi ko nzi gukora, ariko narahingaga imyaka najya kuyisarura nkayisarura nsanga mfite ikigeragezo kirenze ya myaka.
imyaka ikamburiraho igahomba tukagurisha kugira ngo ndebe ko nagira gute nakemura ikibazo. Inzara ikangarukaho, mborana inzara, abana bakura mu buzima budasanzwe, babaho mu mubabaro. Nkubwiye ngo nta na rimwe nigeze mbyara n'umunsi n'umwe ngo ngewe nibura nange nakire indye ku nyama nk'uko ababyeyi babyara bakabondoza agasosi k'inyama. Nge sinigeze mbibona. Ni ukuvuga ngo nibura iyo naryaga neza, naryaga bya bishyimbo natoraguye abana bagiye kuntoragurira mu isoko. Nibuka igihe kimwe nabyaye batetse utugori duke twari duhari, natwo twari twaraje mu imungu, basoromeraho umushogoro. Ibyo biryo umutware yarabimpaye, nari ndi mu gitanda ndaturika ndarira, narabiriye mu nda harandya, numva ndarembye. Ubwo bwari ubuzima budasanzwe. Nibuka igihe kimwe inzara inyishe burundu, umwana yonsa amashereka arayabura. Mbwira abana bajya gutoragura ahantu ntuye haba ingarani, icyo bita ikimboteri, bajya bamenamwo amagufwa y'inka cyangwa se amase. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwanjye bwose bwinshi cyane bwabaye kuri njye, nahoraga ncungana n'icyo kimboteri. Nkabwira abana ati nimwiruke, nabona bagiye kubimenamo babitwaye mu ngorofani, ngahita ko mbabwira ati nimwiruke imbwa zitarahagera. Abana bakazana ya magufwa y'imbavu, ayo magufwa nkagenda ntemaguraho utuntu tukumane ku mpande, narangiza nkayafata nkagenda gutoragura dodo ngashyiramo. Ariko mu ibanga ryanjye inzi ko umwana natora ako kagufa kagahekenya anezezwa nuko nawe yariye ku nyama. Ayo magufa narayariye ibihe byinshi. Nibuka igihe kimwe ari ku bunani babagiraga haruguru yanjye. Igihe kimwe bamwe mu miryango banyuraho bafite imbegeti zuzuye inyama, mbahagarara iruhande bari kundamutsa, ariko umutima ndavuga ngo yaba bari bazi ko ngiye gupfa, bagatoyemo intongo imwe y'inyama bakayimpa, nanjye ngateka nkarira ko nanjye namererwa neza. Ariko ntacyo kuvuga nari mfite. Baragiye bacaho baragenda, barangije mbwira abana ati nibagenda kuri ayo mazi aho babageraga bahakura uruhu rw'inka. Nibuka ko urwo ruhu rw'inka abana barwirukankanye nk'imbwa zirukankanye uruhu rw'inka. Naragiye nari mfite amafaranga 100 ngura inzembe, urwembe rumwe rwaguraga amafaranga 20. Ndagenda twicara mu gikari dufata rwa ruhu rw'inka turaruharuraho ubwoya. Haleluya, amina. Banishimwe. Mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi biragoye kugira ngo ugere ahantu ushobora kugera heza. Nibazaga ngewe niba nshobora kuzagera mu isoko nkaba nagura nibura n'inusu y'inyama nziza nanjye nkayiteka nkayirya. Kandi n'ukuri mu buzima busanzwe inyama ndayikunda, n'umutware arabikunda, kuko nawe ubwawe urahangaha inyama yararyoha. Ariko ibaze uruhu rw'inka nararuharuye, turaruharura n'abana, ibwoya burangiye ndushyira ku giti, ndatemaguza umupanga umuhoro nkuraho ubwo nshobora, ndagatemagura ntemagura gato gato nshyira mu nkono nk'isafuriya ndacana. Yari rwa ruhu rw'inka bari babaza ari kubunana. Ubwo inyama bari bazikuyeho basigunya uruhu, impu zabaye nyinshi zimwe bakajya bazitaho kurwo ruzi. Ariko ndabango kubera ko bajyaga baza bakazitora kugira ngo bazazanike bazishore, gihe nabwiye abana ngo nibirukankanemo rumwe baruzane. Ariko mu ntego nari mfite ko ari kugira ngo abana batajya kuruguta mu baturage, bajye kumva kwameruye. Bega bumvaga nabo bashaka inyama, ariko ntari buze kubona uko nzibona. Kandi wari unaturiye ibagiro. Nari nturiye ibagiro. Nibuka iminsi myinshi nazaga njya gutoragura utunyama twaguye hasi, abana nkabahereza urwembe, bakajya ahantu banitse uruhu, impu z'inka, barangiza bakajya bakuraho twa tunyama twagiye dusigaraho, ariko bameze nk'abari kureba ijisho, bareba neza ko batari kubabona. Twa tunyama yo natubonaga batuzanye twabaga tumeze nk'ibintu by'imyeru, ngiye numvaga nanezerewe. Izo nyama narazitekaga, ngateka na rwa rushatu cyangwa rwa ruhu, ngashyiraho bya bigori abana bakubuye mu isoko, ngashyiraho bya bishyimbo abana bakubuye mu isoko, twarangiza ngateka bigahoberana byashya nkaru. Nazanyama se? Nazanyama z'inka byose ugatekera hamwe. Waruhuye natekeraga hamwe. Ubwo abana barya uruhu bajya bakanja nkabona byabananiye, bagakanja nkabona byabananiye.
nanjye nakanja nkumva ntirugukanje noneho ngavuga ati mujye mumirira Imana ishimwe ubwo buzima bwose Imana yemera ko umuntu abubamo njye rero nabaye muri ubwo buzima mu buryo bw'ibanga ry'umwuka nta muntu wazaga imuhira ngo amenye ko mba mu ubwo buzima iyo bazaga ngo dusenye nafataga umusambi ngashyira hasi tugasenga Imana hari n'abazaga bakambwira ati nzara iranyishe nyabade ngewe simbabwire ko ngewe ndaheruka kurya nkavuga ati reka dusenge duhamagara Imana ishobora byose iyaduteje ibi bibazo ni nayo izabikemura nk'abantu itwicishije inzara abandi bari kurya banabimena nk'abantu Imana itwicishije inzara imyeru hirya no hino ihari itwicishije inzara dufite amaboko yo gukora yatwimye icyo dukora itwicishije inzara dufite amaguru yo kugenda ariko nk'abantu iteza ikibazo izanagikemura ni nayo igikemura nk'abantu ibyo byose nubwo idutindije ihereza izadutegera nk'ababwira ati twihangane saa sita cyangwa saa saba bazagera nk'abati duterere umusozi tujye kubwira Imana ibyacu twihereranye nayo nta wundi muntu wumva ahari bari kutubona twicaye muri iyi nzu babonye ko twabuze akazi ariko ngwino tujye gusenga Imana nibuka ko inshuro nyinshi nabaga ndi ahantu hari ubutayu bwitwa ku iriba rya Yakobo cyangwa se aho bitaga Igerugari aho twajyaga tuhava nimugoroba nka saa 12 tukabati muze dutahe Imana twahamagaye yayumvishije icyambere nuko yumva ko imitima yacu itunganye kandi nukuri twaharaniraga uburyo bwose bushobotse bwo gutunganira Imana kuko inzara yanyishe gutyo ibyo kurya hirya no hino bihari nibuka igihe kimwe inzara yandi abana mbona ko bapfuye numva ijwi rimbwira ngo genda ujye mu murima hariya mwabira bigori by'abandi ngerayo ariko ngezeyo numva ko ngomba kujyayo nibura ngakurayo nk'ibigori 3 kavuga ngo kimwe nibura umutware ndakimuha ikindi nibura ndakigabuza abana ikindi nange ngirye ariko kuri kwijambo umwuka wari undi muntu wanyemereye gutuma ndwara ibitari ibyanjye nageze muri bya bigori ndabizunguruka ndangije kubizunguruka mpagara ku kigori kimwe kinini ngifataho nagira ngo ngikwege gutyo ngikwege nkajya numva ijwi rimbwira ngo reba Imana iri kukureba haleluya amen nkajya numva ijwi rimbwira ngo dore Imana ikakureba ngakebuka nkongera ngakebuka nkareba hejuru kafate se Imana iri kumbonaye nkongera ngakora kuri cya kigori nagira ngo ngikonyore nkumva ijwi rimbwira ngo kandi ubene byo baba bihisha hangaha niba kubona uri umuyumbe cyangwa uri umunyamasengesho barakikwambika cya kigori nkagikuraho iki amaboko ukakirekura aho hantu nibuka igihe kinini ko nahatinze noneho numva nshatse kugigira gute kugishikura noneho ndashinyiriza ndagishikura ikigori ngifashe nteye intambwe 2 numva ijwi rimbwira ngo dore bagiye kukikwambika kandi barakunyuza muri iri soko abantu bose bakubona Imana wavuze tubazongera kumenya ko ari Imana wavuze ikigori nagisubije muri amurima ndakijugunya ngenda niruka ariko mbwira Imana ngo Mana umbabarire cya kigori mpanyuye nubwo ntagitwaye umbabarire ko nagihanyuye mva muri uwo murima ndiho nibuka undi munsi umwe nageze mu murima w'imyumbati nari mvuye gusengera ahantu hitwa muri Sinayi umva ndagira ngo mbabwire ngo nk'uru rugendo ni intambara gusa ngeze ahantu hari imyumbati ari imyumbati yitwa imyumbati y'imiribwa ikunda gutegwa ahantu aho muri icyo cyerekezo cyo muri Sinayi naragiye mera nk'ugiye kwihagarika ariko ngeze aho ngaho nunama ku kigombo ndavuga ngo reka nkureho umwumbati umwe nibuka ijambo rimbwira ngo Yesu ageze ahantu iruhande rw'igiti ngo yaravuye ahantu mu murimo ngo ari kumwe n'abigishwa ngo ariko abona abigishwa inzara yabishe ngo arebye ku giti ngo akureho nibura cyabarengera icyo giti cy'umutini ngo aburaho imbuto ngo aburaho icyo kurya ngo kuko cyari igiti cyari mu gihe kitari umweru wacyo ariko kubera ko abantu bari bababaye na Yesu arababara arakivuma noneho rero nge mbita ko niyumvisha ko ninkuraho umwumbati bitazaba ari icyaha kubera ko nshonje ndabanga ibyo ari byo byose ndanicara aho ngaho muharire na nyirawo nahansanga arabona ko ari inzara yanyishe katari buze kungirira nabi ariko nukuri nashyizeho intoki ntangiye kugenda nsesa nkuraho icyondo nkajya numva ijwi rimbwira nkumva iki kintu ntacyo wahinze uyu mwumbati ndi wawuteye nuwuveho haleluya amen nahagurutse aho ngaho mbita ko nshyiraho icyondo mva aho ngaho nta mwumbati mbakuye
nkomeza inzira ndagenda. Ubuzima bwanjye bwari bugoye, ariko uwo munsi sinapfuye. Imana ishimwe ko yandinze ikandinda gukora icyaha kandi ikanandengera simfe nubwo nari nshonje. Hari ahantu nakundaga gusengera habaga ibiti by'imyembe myinshi, nahagera ngasanga imyembe yareze iranatukuye, inzara ikandya, ijwi rimwe rikambwira ngo kuraho umwembe umwe, irindi jwi rikambwira ngo wibikora. Mwibuka umuririmbyi wo mu gitabo cyo gushimisha urimo uvuga ngo rwose ibitari ibyawe ntukabikoreho habe no kubyifuza. Nkumva iyo ndirimbo imbere y'urubanza iri kunjira urubanza, bitakumbwira Imana ngo Mana mbabarira, iyi myembe sinjye wayiteye, naje kugusenga nyuzuza izindi mbaraga. Aho ngaho Imana yarandengeye ibihe byinshi kugeza amagingo uyu munsi, nta kintu cy'abandi nigeze nkora. Ndagira ngo nkubwiye ngo nawe ura ntugatsindirwe ku rugamba. Haleluya, amen. Uru ni urugamba narindimo. Urakoze Rachel, ariko nagira ngo menye ngo ese muri ubwo buzima waje kubuvamo gute, ukongera mu by'ukuri iyo tukurebye uretse kuba batubwira ayo mateka ntabwo twamenya ko wayaciyemo. Turabona uri umudamu uberewe ubusa neza, ese ubwo byaje kurangira ubona Imana ikugiriye neza, wararyamye ubyuka usanga hari ibiryo, ubyuka usanga hari imyambaro, waje kubona akazi se, waje ubwo se muri ubwo buzima wajyaga mu rusengero guterana mu materaniro? Yego, ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima igihe cyarageze, sinzi umugiraneza waje kumpa igitenge, ariko icyo gitenge nacyo cyari kiriho ikiraka, yari yaratewe n'umudayimoni w'imbeba amurira ibitenge bye. Ariko yaje kumbona nsanze ahantu arambwa ngo nzaze muhiriwe. Mpageze amba igitenge kiriho ikiraka, igitenge nkibonye nagitwaye numva ko ari akantu Imana igabanyijeho, ariko numva sinezerewe neza. Ndavuga ati koko nk'umukozi w'Imana, koko nk'umuntu wavugiye Imana kuva ndi umwana, nkahamagarwa ndi umwana, ngakurikira Imana ndi umwana, nkayizera, nkirinda ibindi ibyo ari byo byose byagombaga guhumanya umubiri wanjye n'ubugingo, koko Imana ibonye ko iki kintu aricyo ngwiriye kwakira. Ariko kubera ko nabonaga n'ubuni na bya bintu nagendaga kwambara nkura mu mirima y'abandi byari bibi kurusha ibyo, ndacyakira. Maze kubona icyo gikwembe, nagerageje uburyo ki bwo kugenda nibura noneho kujya aho abandi bari gusengera. Mu rusengero sinigeze ngeramo, kuko nafashe igihe kingana n'imyaka igeze kuri 2 niba itageze muri 3 ndaterana n'umunsi n'umwe. Noneho haje kuza umuntu w'umumama umwe arambwira ati Nyabade, ndi kubona ubuzima bwanze, ngwino nkwereka ahantu ujya gukura twakura icyo kurya. Ndase ni hehe? Arambwira ati ngwino njye kukwereka ahantu duhumba umuceri. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo mu buzima bubaho numvaga ntashobora gukora ubuzi bw'uburetwa, ubuntu bubi bukojeje isoni, kubera ko ngewe nderwa narerewe ahantu hatari abakene batasabirizaga. Ariko noneho kubera ko iminsi mibi yari mibi, nemereye bababyeyi. Yego, tujyayo, njyayo nambaye ka gakwembe. Icyo gikwembe rero nicyo nageragamo nkarambika hasi, abantu bamara gusara imiceri bakuyeho umuceri mwiza, ngashyiraho bya byatsi by'ibisigazwa, ngafata igiti nanjye nkabikubita. Namara kubikubita akavaho icyo bita umuceri witwa ibisigazwa, yari amata ateze, wari umuceri utabaweze, wabaga ari amata gusa. Narawuvundikaga rero ngeze imuhira, wamara iminsi 3 nkawanika, wamara kuma ngashyira mu isekuru nkawuhura. Guhura uwo muceri wameraga nkaho uri guhura amatora cyangwa ibintu by'amakusi, hakavamo uduceri tw'uducenga. Utwo ducenga rero naraturyaga, tugashyiraho isombe ritagira amavuta. Nibuka igihe kimwe ko najyaga mbura n'umunyu nkarunga mu rusenda, ariko abana kubera ko batashoboraga kurya urusenda bakuragaho izabo, njyewe iryange some nkarirunga mu rusenda rwishe, ngashyira hejuru ya twa ducenga tw'umuceri. Ariko ngashima Imana, haleluya, nkabanga ibyo byose aka gaceri nako kagabanyije umusonga. Nibuka igihe kinini nasenze amasengesho menshi ndi ngo Mana, wowe waremye iki gishanga, watumye abatindi benshi babaho, kuko abantu benshi nabasangagamo bari guhumba ko gaceri. Narakubitaga ngakubita intoki, kora twakubitishaga igiti, intoki zikandya, ibitugu bikandya, ariko ndavuga ngo birye ntacyo bitwaye, umugabo n'abana none turarya. Nshimye Imana rero, uwo muceri waranzahuye no hantu natangiriye kubona imibereho. Imana ishimwe. Natangiye kubona imibereho, igihe cyarageze mbona umuceri wuzuye ibase udahuye, wa muceri nkawushora mu isoko,
nkabonamo utujumba, nkabonamo utuvuta tw'amamesa, nkagenda nkareba noneho za nyama hamwe ababojozi cyangwa se kuri busheri bakuragaho inyama zigenda zimeze nk'ibinure, zimeze nk'ibintu by'udushato, nkababwira ngo mutumbe. Abana baguze akabwana k'imbwa tutunyama bazaduhereza iyo mbwa, ariko kuri kw'ijambo nta mbwa yigeze iwanjye, ahubwo twebwe nitwe twari twabaye nk'imbwa. Haleluya, amina, Imana ishimwe. amen, amen. Imana yarakoze. Tunyama bakatuma, nkagenda nanjye ngateka, nashyira mu isombe no muri dodo, nkavuga ngo uyu munsi wa none burakeye burije, nanjye nariye ku nyama. Numva ntangiye nanjye kubona inyama z'I5, z'I150, iza 200. n'igihe nageragaho nkabona agace nkakagurisha 500 ku munsi w'isoko, nkagenda nkagura bya binyama umuntu adashobora kurya, ariko njye naraziriye. Mama wanjye, bantu b'Imana, bakristo, bavandimwe, ubuzima buragoye. Nariye amatwi y'ihene, ndya amatwi y'inka, amaguru y'ihene, ubuzima bugoye nabuza. Ako gacene nakagurishaga, nkajya kugura inyama ku bantu bitwa bagacoma, aho babaga ihene, bakampa amaguru y'ihene nkayababura. Twari twarananutse, twarumye, twarapfuye. Abantu bakatubwira ngo tuzajye duteka amaguru y'ihene ngo niyo azatwondora. Rero ahantu twabusheri turiho mu tukabari turi, nabaga nahamenya, bakampa ayo maguru y'ihene. Nibuka iminsi myinshi mu ngarani z'abantu b'abakire, najyagayo ngiye gutora iminono y'inkoko, ngasanga bashyizemo n'umutwe w'inkoko. Iyo nawe ubonaga nabaga nasubishwe. Abana bagafata ya maguru, nanjye n'umutware tukayekanya kagatwe. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro kuzi kurinda. Imana rero yarandinze. Hanyuma ubwo buzima ugize utya rero ubona Imana ibugukuyemo. Imana yabunkuyemo. Yego. Ndatekereza ko ubwo abana bari gukura, bari kwiga, n'abariko bakiga. Abana igihe cyarageze kubera ubuzima bubi, nge n'umutware twicaye muri salo turi gusenga, twihaye intego. Ariko iyo ntego yari itutse ku ijambo twari twumviye kuri radiyo. Kuri radiyo minisitiri ushinzwe uburezi yatanze ijambo, numva aravuze ngo iyo ushaka ubukire ukora ibi. Haleluya, amen. Numva aravuze ngo iyo ushaka ubukire ukora ibi. Aravuga ngo ubukire bwa mbere y'ubushaka utera ishyamba, kuko iryo shyamba rimara igihe kinini, igihe gikwiriye iryo shyamba rikaza kugeza ku mafaranga menshi. Arongera aravuga ngo ikindi cya kabiri uhinga, ushyira umwana mu ishuri. Ko nta buzima twari dufite, twumvaga ko twanashyira n'umwana mu ishuri adashobora kuzarenga uwa 3 wa primaire. Noneho kumva aravuze ngo iyo ushyize umwana mu ishuri, ugashyira umwana mu ishuri akiga akagira ubwenge, nibwo bukire burambye. Twumva biradufashije, ariko nta bushobozi twari dufite. Ikindi aravuga ngo ubukire bwa gatatu ni uguhinga imyaka yitwa ingandurarugo. Ni ukuvuga ngo ni ya myaka yera mu mezi 3, irakurengera ikakuzahura udapfuye. Mu buzima rero duhita ko twiha intego, nge n'umutwaye tuba tumuze duharanire. Twahise ko tujya ahantu hitwa kuri pikinyeri, tujya gusaba y'ibiti, dutera ibiti by'amagereveriya. Twayaharaniye gutera ibiti by'inturusu, ariko twatera bakabitwiba. Turagenda duterura ikawa, twari dufite imirima 2, umurima umwe tuwukubitamo ikawa 300. Izo kawa zimaze kugira amatabi, zishambitse nk'inshuro 3, tugiye kurya dusanga barazitwibye. Ntitwacitse integera, twagumye mu ubwo buzima. Hagenda hameramo ikawa imwe y'ibitaratara. Duhinga gereveriya, duhinga n'intusi. Bakatwiba tugamije kugira ngo muzashyire abana mu ishuri, tugamije kugira ngo tuzarebe ko nibura byazakura, tukajya tugurishaho, tukabona n'amakara yo gucana. Nibura umwana nagiye mu ishuri tudafite ubushobozi, tujye tugurishaho. Yego. Ubwo abana rero twabashyize mu ishuri, abana batangira bariga, ariko bakiga ntacyo kurya. Nta bana banjye bigeze bapfunyikirwa na rimwe, nta mwana wanjye wigeze arya n'umunsi n'umwe mu gitondo. Daryaga saa 12 cyangwa saa moya, ariko navuye guhumba intoryi n'udutomati n'utugori n'udushyimbo n'utudagara twaguye hasi mu isoko, nkabiteka bakaza kubirya nimugoroba. Ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima
abana barize ariko abana bakanka kwiga, tukabahata tukabaherekeza byaba tukabakubita. Nayo mfite umutware ukunda ishuri kubera ko nawe iwabo bari baramukuye mu ishuri ngo ajye yirirwa yenga inzoga, iwabo baramukuye mu ishuri ngo ajye yirirwa asasira ikawa, agira agahinda, ariko nawe aharanira gusunikira abana ku ishuri. Reba urugamba nahuye narwo rwo ku ishuri, abo bana nta gipofu nari mfite n'umunsi n'umwe. Icyo bitaga igipofu, igipofu ubwo ni nk'ikaramu cyangwa igipofu ni ikintu bakoraga abana bandikishaga icyo bita itushi. Yego, n'urubaho. Urubaho. Ni ukuvuga ngo urubaho ntarwo twana bushobozi bwo kurugura twari dufite. Umutware wanjye yagendaga akareba ahantu abona akantu kameze nk'ingunguru, akagacora neza, akagakata, akagahereza umwana, agakasigaho irangi risa na rwa rubaho. Yagera ku ishuri abarimu bagakora inama mu kigo, timurebe bano bana ibintu bazanye kwigana, ahubwo bazanye ibintu bizatuma abana batemagurana. Noneho bakadutumira bagakoresha inama ya simusiga, umutwara akajya ku ishuri ku kigo. Barangiza bakamuhagurutsa bakamubwira ati koko wowe niba uri umugabo ufite ubwenge uri guhereza umwana iki kintu, ubundi ushaka ko abana bazamarana. Yagikubita mugenzi we, nta kuntu yakomeretsa undi. Umutwara akirirwa ahagaze imbere y'ababyeyi bose, agatahana agahinda, akababwira ibibazo dufite, ukuntu dukenye n'ukuntu tutabona 500, ntawe kudufasha kwari kubyumva. Bya bibaho bakabibambura, abana bakajya ku ishuri. Bajya ku ishuri bakirwa babapfukamishije. Bwari ubuzima bugoye. Igihe kikagera umutwara akajya kureba ahantu akora teperegisi, naye akayikoramo ikibaho, akajya kureba aho basiga amarangi, agasigaho irangi ry'umukara, n'ubundi inama zigakorwa. Ubwo rwari urugendo rukomeye, ariko ndashima Imana, haleluya. Abana bize mu busabusa, abana barabyemera, abana biga inzara, biga muri ubwo buzima, bariga barangiza wa 6 wa primaire. Bya biti babiri gukura. Noneho abana bageze muri primaire batangira bajya mu wa mbere wa segonderi. Ubwo nanjye niko ka gaceri ndimo ndi guhumba, narazaga nkakagurisha, ngahita ko mbona icyo bita kaki na rangi moya yo muri icyo gihe, nkabaha bakajya ku ishuri. Rangi moya nibuka ko umukobwa umwe yavuye mu wa mbere agira mu 6 ari rangi moya iriho ibiraka nk'ijana. Rangi moya ubwo ni uniforme, yari uniforme y'icyatsi kibisi. Yego. Noneho kacya abahungu biganaga hano ku kibuno aho bicariraga habaga harashwanyaguritse, ngashyiraho ibiraka byinshi by'iyindi myenda, nadodeshaga umufuka. Ariko rashe, yego, usubiye inyuma gato, mu by'ukuri aba bana nubwo bize nabi, urumva bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima bugoye, ariko Imana yarahabaye. Ubu abana niba ntibeshye, ndibuka ko ubushize batubwiye ko abana harimo n'abarangije n'abari muri kaminuza cyangwa se banayirangije. Bivuga ngo Imana dusenga ifite imbaraga, irakomeye. Imana dusenga irakomeye, irashoboye. Imana dusenga irashoboye. Ntabwo wakumva ko abo bana uyu munsi ari abana baba abantu. Yego, uyu munsi ntiwamenya ko ari Rasheli turi kureba kuri kamera, uyu munsi waturutse muri ubwo buzima bukomeye buryo. Turashimira Imana y'amahoro. Gusa jyewe ndumva ko igice cya kabiri turarangiriza kugira ngo igice cya kabiri none tuzarebe buryo ki waje kugera i Kigali, buryo ki waje kuva muri ubwo buzima, uyu munsi ukaba uri uwuriwe, uyu munsi kaba n'abana barangije n'ayo mashuri n'abandi biga bari hejuru ya za segonderi. Izo zose ni imbaraga z'Imana. Ntabwo narangiza ntavuze ngo ahari wadusengera tugasubikiraho, hanyuma tukazumva igice cya kabiri cy'imirimo y'Imana. Yego, urakoze. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo dusenge dusubikiye aha ngaha, ariko ngira ngo mbashishikarize mbabwire umumaro wo gusenga no kubaha Imana no kwanga icyaha n'igisa nacyo. Iyo wanse icyaha ukubaha Imana ukayiba imbere, ibintu bijya byemera. Muri ubwo buzima bubi urumva nta kuntu napfuye, muri ubwo buzima nta wari kundengera, muri ubwo buzima nta n'umuntu wari umwana wapfuye, nta n'uwari kutureba ngo atuvugire. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi w'igihe isaha n'umunota izatuvugira, yagumye kutubeshaho mu bike bike, muri bike bike, mu bidashoboka, yo yigumye iradushoboza, iratwihanganisha. Nawe uri aha ngaha wihangane, urye bike, urye byinshi wabibonye, urye bike wabibonye, wihangane, ntiwinube.
umubyeyi uri aha ntiyinube ngo yinubire ibyo ari guteka cyangwa ibyo arimo ari gutegura, isaha n'umunota nibigera Imana izagutabara. Reka twifate neza, mwebwe mwarimo muri kumva ubu buhamya bwanjye bugira ahantu bukuvana naho bugusunikira, wumve ko utari wenyine wahuye n'ikigeragezo, umenye ko hari n'abandi nabo bahuye nabyo, umenye ko atari wowe wenyine wahuye n'intambara zo mu rugo ngo wowe mubyeyi ube warakarira umutware wawe ubwe ngo ntakora, hari igihe ajya gushaka akora nawe akabura. Iyo uri mu kigeragezo bamwimakazi, iyo uri mu kigeragezo nta n'amafaranga wajya mu nzira ngo uyatore, nibura umuzungu yayataye. Urihangana rero, wihanganira umutware, wihanganira uko ubayeho, byange bikunde bizagira iherezo. Reka twifate neza dushima Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye cyane kuri Imana, turagushimye cyane kukiranuka, turagushimye kurahera hahera, tugushimye kuturebera hose, ujye urebera hose icyarimwe. Tugushimye kuko uyu mwanya nari ndimo ndi kuvuga ibyiza, imirimo n'ibitangaza, ahabi ujye ubasha kuba washyira umuntu n'ukuntu wagaruka ukongera ukahamukura. Ndagushimye ko gumye kundindira mu ntambara zari zikomeye z'uburyo butandukanye, zazindi ntari kubona uwo kundengera, ntari kubona uwankura ahantu hasa naho ngaho ngo agera ahandi angeza. Ariko kuko uri Imana wagumye kundinda, gumya kurinda umutware, gumya kurinda abana, uko wagumye kundengera rero, ariko gumya kurengera aba bantu bantegeye amatwi, bameze nk'uko nari ndiho muri iki gihe, bari mu buzima budasanzwe, bari mu buzima bugoye, bari mu buzima bwo kwifuza ibyo badashobora kubona. Ugumye ubarengere, ugumye ubarinde, urinde abapapa bameze gutyo, urinde abamama bameze nk'uko nari imeze, urinde abana batoya barimo bari kwiga badafite icyo kurya, bari mu rugendo nk'urw'abana banjye bari barimo. Urengera aba bana, ubahereza ubwenge, ubaha ubuhanga n'ubumenyi, ubahishe mu mahema yawe, ubahishe mu mababa yawe, ubabera ibyo kurya, ubabera ambasaderi. Uwiteka Nyir'ijuru, uyu mwanya abantu bose bari bantegeye amatwi, basabiye izindi mbaraga, basabiye inkomezi, mbasabiye Mwami kugira ngo uru rugendo batangiye rwo gukurikira uzabarinde kunamuka, baba bariye, baba batariye, baba bambaye, baba batambaye, baba bananiwe, baba batananiwe, ugumye ubakomeze kugira ngo Mwami nibihangana bakageza imperuka bazahabwe ikamba ry'ubugingo ryarindi wasezeranyije abagukunda. Ndagushimiye Mana, nasabiraga abayobozi bose, nasabiraga abayoborwa, nasabiraga abera bawe, nasabiraga bari kumurwa no kugikumba, nasabiraga Mwami abari mu nyumba zabo, nasabiraga bategereje gukomera kwawe. Ngushimiye ko byose ubikora, nubikora ukabikunda, nubikora Mwami uzubahisha abantu bawe, nubikora Mana uzatabara abantu bawe, nubikora Mana uzarengera intore zigutakira ku manywa na nijoro. Ngushimiye ko byose ubikorera kuyubahisha kubwa Kristo wabangura koze. Amen. Hallelujah. Amen.